bitarimo ubunyamwuga kuko yabikoze na mu buryo butari bwa kinyamwuga yabikoze asa nk'umuntu wenda ushaka inkuru ariko iyo agakora mu buryo bwa kinyamwuga yari kubanza agatuza akareba we yanditse na title avuga ngo urusengero rwa ADEPR rwagurishijwe no mu makuru yatangaje yavuze ko urusengero rwa ADEPR bagize gute rwagurishijwe. Mwese mudukunda kandi mudukurikira kuri Humura Program TV, turabasuje no kuri Imana ibahe umugisha cyane, twizere ko mumeze neza cyane. Turi no kuri Bigira Iherezo TV, tubaye ikaze hose mugende mukore subscribe kugira bigende neza cyane. Turi kumwe na Pastor Ishimiye, niwe tujye kuganira. Pastor, tubaye ikaze. Murakoze cyane, meze neza. Ndabasuhuza abantu bo kuri Humura Program turabasuhuza cyane. Rwose nabo ku nzozi ndabasuhuza no kumanura bose babwire ngo ndabakunda, ariko kandi bagiye kuri Humura bakore subscribe. Dushaka abantu ndabizi kw'ikiganiro abantu bari kukireba ari benshi cyane. Ngiye guhita nsaba abantu 500 bageyo. We dufite abantu bari kutureba benshi, abantu 500 bandike ngo Humura Program, ukore subscribe kandi uzunguka byinshi cyane. Hari chaîne zaje kuza zikuri YouTube byo zigisha, ariko bahitiyemo channel Humura Program. Ni channel ya pasiteri cyane, ntabwo ari nk'izaba aba pasiteri oya ay channel zigaziza ngo channel ya pasiteri runaka abantu bakiruka nta matiko abayo rwose ndababwiye kandi cyane tujye kuganira ibyunguka ibifasha abantu ku mutima. Reka ubanze udushyimbe rimwe dusengere, ubundi nabonye mu kanya ari guha abantu bo kuri Humura ikiganiro cyiza kivuga ku myuka mibi itera abantu mu buryo ngo Marie Jose ziza kudutata ngo zikunda gutata abantu. Yes, ziratata. Tubwire buryo bari se nkamaze ngasenga. Yego, Uwiteka Imana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana ifite imbaraga. Amen. Turagushimiye ko uri umukiza wacu bwite, uri umutabazi w'abatabazi, uri umutware w'abatware, uri Imana ikomeye, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'igitangaza mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'amahoro n'amasezerano. Kristo yivuze biraba kandi itegetse birakomera. Bana natugire neza kandi ubuntu n'amahoro yawe zikwana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Nkwaje mu tubwira buryo Marie Jose ziza gutata abantu. Nabonye icyo kiganiro ari kugiha abantu kuri Humura Program. Baze kujya bakibona cyose mu mwuka ugendanye n'imitsi. Kenshi hari igihe abantu bahura n'ibibazo bamenye ibyaba kugira ko wenda se ari ibisanzwe ko byagombaga kubaho. Ubundi hari ibintu biri nomo biri normal bisanzwe biba mu buzima, akaba n'ibintu bidasanzwe ahubwo ari ibyagwiririye abantu. Bari baruzi ko nyatsi bayiroga, barayiroga murozi yarayikuroga rwose akaguhuhera akagutera. Wajya ukora ku kintu bikayoyoka nyatsi barayikuroga kutabona akazi kandi nayo ngo barayiroga. Nyine ndi kukubwira buri nyatsi iri mu bintu byinshi, inyatsi barayiroga. Abantu bamenye ko inyatsi bayiroga bakakuroga inyatsi nose yamuze. Buriya igeze ngo buriya abaruzi ko ari igihe ufata nk'amafaranga ukayafata 100,000 ni 500, ubwo nahere ku muntu 100,000 ni miliyoni 30 y'amafaranga ukajya kubona ko urashize. Wibwiye se ngo turuka bigenda gute? Rimwe ngo kanayabura n'inyatsi wagira mu rugo uzi kugera mu rugo ugasanga icyaba cyamenye ngo serendere yapfuye ngo urugi ngo urufunguzo rwatakaye, ukajya mu isoko ukajya ugenda gusaba umuhanda ukajya kugura ibintu nawe ubwo utateguye. Iyo ni inyatsi. Abantu icyo basabwa gukora ngo birinde inyatsi ni iki? Nabonye wabahaye n'umuti ariko n'abatakurikira katu. Umuti ni ugusenga Imana kugira ngo Imana ibagire neza. Icya mbere umuti iyo umaze kubona ibyo bintu, ubundi wenda kavuge kamwe gusa mu byinshi navuze. Ababwiye ngo nureba utu dukoko tw'Marie Jose tuba mu nzu mu mazu y'abantu, nekeza ko nta nzu n'imwe n'abatwita Tito kagenda koshe Marie Jose ariko turatunze uzajya gusanga nyinshi nta nzu namwe katabamo, haba ama etage, haba i Burayi, haba hano. Ariko icyo uzakorera ko ari ako bagutumye igihe wicaye nko muri salo
cyangwa se uri nko mu cyumba ukajya kubona ukabona kari hafi yawe kabanguye umutwe. Iyo uri kuri telefone iyo uyivuyeho uzabicunge neza gasa nk'akubita umutwe. Wajya kuri telefone cyangwa uri kuvugana n'umuntu ukabona kabanguye umutwe, kari gutega amatwi, kari recorded izo mbaraga, kari recorded izo mbaraga gataka kohereza ibyo uvuze byo. Aho ngaho rero tukamenya imwe abantu batazi ko byaje. Iyo umaze kwibona rero ukora iki? Nta kindi ni ugusenga Imana, kuko yaravuze ngo nimurwanye Satani utananaho, mwegera Imana izabegera. Iki kintu umuti bagomba gukora. Reka tuzabirambure neza, ariko abantu tubaho umuti neza banyarukiye kuri muri program icyo kiganiro cyose kiriyo bazabikurikirana, kandi urumva ko bazungukiramo byinshi cyane. Hari ibimenyetso bigera muri 6. Uyu munsi nifuza ko wenda tuza kuganira, ni byinshi cyane biri kuvuga kuri ino mihanda, ni byinshi cyane biba byagaragaye bigatuma abantu bibaza, cyane cyane abavuga ko bari mu ruhande cyangwa se mu gisata cy'iyobokamana cyangwa se urugendo rw'itangazamakuru rutangaza ibintu bigendanye n'ibya Kristo n'ubutumwa bwiza. Ni ikiganiro nabonye, ni inkuru imwe nabonye yavugaga ku rusengero rwa ADEPR rwashyizwe ku isoko, bivugwa ko ADEPR yatangiye kugurisha insengero. Urumwe mu bantu babaye muri ADEPR wakoreyemo n'umurimo cyane, abantu benshi bazi Pastor Nshimiye bamuzi nk'umupasiteri muri ADEPR. Iriya nkuru yo kuba ADEPR yatangiye kugurisha insengero wayibonye gute ku ruhande rwawe? Abantu benshi bavuga ati bya ni ibintu mwavunikiye, ni ibintu abapasiteri nkamwe mushesha kanguhe byabavunye, ariko umunsi abayeho nibwo bari kubiteza cyane cyangwa bari kubisembaza babyanga. Areka buriya niyo mpamvu nanjye ikiganiro ndakibonye byanambabaje cyane. Byanambabaje, ntekereza ko wenda umuntu wagikoze ngiye wenda kumunenga, ariko nanamunenga ashobora kuba yabikoze bitarimo ubunyamwuga, kuba yabikoze mu buryo butari bwa kinyamwuga. Yabikoze asa nk'umuntu wenda ushaka inkuru, ariko iyo aza gukora mu buryo bwa kinyamwuga yari kubanza agatuza akareba. We yanditse na title avuga ngo urusengero rwa ADEPR rwagurishijwe. No mu makuru yatangaje yavuze ko urusengero rwa ADEPR bagize gute rwagurishijwe. Ntirwagurishijwe ukoze inkuru nk'iriya, kuko urusengero ntirwagurishijwe. Oya, reka maze nkubwire, ukoze inkuru nk'iriya yaba ari inkuru yo kwiza ibihuha. Urusengero ntabwo rwagurishijwe. Rwa rusengero nyiri no muri ADEPR 2018, rwa rusengero rwari mu nsengero zo mu gishanga, rwagombaga kuvaho. Rwari urusengero mu nsengero zagombaga kuvaho avuyemo rwa Kiruhura, ruriya nubwo rwari rutahiwe. Rwagomba kuvaho atari uko rugurishijwe, atari nuko urusengero rubuze amafaranga yo kuhakora. Ahubwo ngiye nigeze kujya kubabwiriza 2020 usanga rukiriho, ariko ubwo nibaza impamvu rutavuyeho. Kuko rwa rusengero rwari urusengero rwashyizwe mu nsengero zimwe ziri mu bishanga. Icya mbere sinabwo bwonyine rwavuyeho, hari n'amazu yavuyeho y'abaturage. None se n'amazu y'abaturage nayo yaragurishijwe se? Rero buriya kwasi ugurisha urusengero, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa imyanzuro ya leta. Uranyumva neza? Reka tuvuge urugero. Kiruhura, urusengero rwa Kiruhura se rwari rwiza se? Kiruhura rwari rwiza, rwari rufite abakristo benshi ku bwinshi. Nabwo rujya kuvaho habaye saga, haba induru, ibintu bikomeye. Induru yaterwaga nuko bamwe mu bakristo batari kubyumva. En fait buriya abantu bose barikunda, ni kimwe n'abaturage. Nose abaturage ejo bundi bava mu bakoreho amazu, niho cyane haba gasaga mu bishanga, bamwe bangana ingurane, abandi bajya kurega, induru ziba ndende. N'ubu ngubu nekeza ko hari imanza zijyari z'abaturage. So rero ahangaha ahubwo haba haziyemo undi mwuka, kugira nyine ngo abantu babone inkuru ya mbere ni iyi. Muri iki gihe ari ifungwa ry'insengero, siko ameze. Ifungwa ry'insengero birahari zitujuje ibisabwa. Hanyuma iyo bumvise ko hari n'izakuweho,
hari n'izakuweho zambuwe ubuzima gatozi, hari n'izategetswe gusenywa, hari n'izategetswe gusenywa. Ibyo byose rero iyo bibaye noneho uwo mwuka ukazira muri iki kintu, hahita havugwa byinshi. Umuvugizi wa ADPR yagurishije insengero, umuvugizi wa ki. Ariko reka mbabaza, nahubwo natangajwe no kubona umunyamakuru mwese nshaka no kuvuga izina, ntabwo ngiye kumwamamaza hano, avuga ngo abaturage ngo abakristo ngo batanze ngo amafaranga ngo ngo inyungu yabo ngo niyi, ariko barayatanze kandi biyubakiye urusengero. Imagine none se babahamagare bose baze basangire, bagabane utwara itafari utwara ibati, baze bagabane, umwe atwara itafari undi atwara ibati. Rero urusengero nekeza ko rufite abakristo basaga nk'ibihumbi 2. Nose amatafari yanda bakugira. Icya kabiri, buriya nekereza ko umuntu afite ikigo. Reka nange wenda urugero, buriya munyamakuru wagiye kuvuga iyi nkuru wayishyize ku mugaragaro, afite ikinyamakuru cyitwe YouTube channel yiwe, ni ikigo. Ikigo cye nekeza ko niwe gestionnaire wacu mukuru, niwe ukimenya uko gikorwa, niwe umenya amafaranga akivuyemo, niwe umenya uko ahemba abakozi, niwe umenya abafasha, niwe umenya buri kimwe cyose. Buriya iyo uri head, katuvugana nk'umuvugizi wa ADPR, niwo bavuze, reka muvuge gutyo, niwe head ya ADPR. ADPR ifite insengero 4,000. Uranyumva neza? Ibyo 4,000 we ntago areba rukiri honyine, areba hose. Niwe uzi ahababaye kuruta ahandi. Wenda reka tuvuge bamwe bakavuze ati wenda biriya bikoresho iyo bivamo bikajya wenda mu rundi rusengero, uruhese bazi ari uruhi. Ariko biriya bikoresho nekereza ko sinabo ba mbere bonyine bakoze biriya bintu. Ahantu hose hagurishijwe cyangwa se habazwe, siko biri, ahantu hose habazwe, ahantu hose hakuweho mu gishanga no kuriya ajyamo n'igishanga, ibikoresho bivanwaho, byamara kuvanwaho bikagurishwa, bakazana nka rwiyemezamirimo akabigura. Hanyuma ari amafaranga nekeza ko batashyize ku konti y'umuvugizi, ntabwo bashyize kuri konti ya pasiteri wayoboraga Rukiri, ntabwo bashyize ku mubitsi wabikiraga Rukiri, bashyize kuri konti ya ADPR. Iyo konti ya ADPR kuko management yose igengwa nande n'umuvugizi, nawe si ubigenga, ni biro yicara ikava ngo aya mafaranga ko tuyabonye tuyakoresha iki, bashyira muri budget muyandi. Hanyuma bakareba gati se ko dufite wenda urusengero, wenda reka tuvuge ko abantu basengeraga Rukiri bari buzamuka i Remera, bashobora kujya i Remera, bashobora kujya hari Rehoboti bita Gotiyari, ese bashobora kumanuka bakajya gusengera Kicukiro Sheri, ni hafi yabo. Bashobora se kumanuka bakajya handi urundi rusengero hari ntera ara munsi ya Godiyari rwitwa muki Nyakabanda. So aho hose ni insengero zisanga zegeranye, bashobora kujya kuhateranira. Urusengero rw'Iremera rurishoboye, urusengero rwa Rehoboti rurakoze, bakabaterenda ya mafaranga oro kugira ngo tuyafate, reka tuyaterure tuyajyane wena mu Mutara, hari urusengero rugomba gukorwa, abantu bakajya gute bakateraniramo. Kuko we umuvugizi areba insengero 4,000, ntabwo areba urusengero rumwe. Icyo ni kimwe. Nigeze kumva abakristo bavuga ngo amafaranga ngo bagomba ngo kuyagura ngo ikibanza ngo tukubaka ahandi. Reka mubwire, urusengero rukenewe muri iki kinyejana miliyoni 15 z'umba babahari, zasizagura n'ikibanza niwanje nizahagura, ari inzu ituzuye nizagura iwanje miliyoni 15, ntabwo zahagura. Nubwo wakojeho n'izindi 5 nizagura iwanje, inzu mbamo ngiye nyine n'umugore n'abana, urumva ntiyagura n'ikibanza cy'urusengero. Nekeza ko hariya Rehoboti nk'uko abakristo bagiye babivuga, bagiye kugura ikibanza cy'urusengero byabasaba nibura miliyari kugira ngo babone ikibanza mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali
nuko barira abantu bakabaterura sinzi ko nabiri ariko babona ikibanza. Kabiri urusengero barwa kubaka hari ahantu rwabasaba nibura miliyoni miliyari nibura 3,500. So miliyari 3,500 ongeraho indi miliyari yo buri kibanza bazabona amafaranga ntabwo bayabona. Bamara n'imyaka simbizi cyo ko bisuze banke ho byakunda ubwo nabwo n'umuvugizi aje kubafatira inguzanyo. Niyo mpamvu rero buriya abantu bakwiye kujya bubaha cyane ibyemezo kenshi biba byafashwe n'ubuyobozi. Ku ruhande rumwe aba bakristo bajya kubaka uru rusengero babwirwa ko ari Imana bari gukorera, bamwe babwirwa ati mutange hano muzahakura imigisha, mutange Imana izabibukira kuri iyi mirimo. Ibyo bakoze byose biteranyijwe hamwe biragurishwa. Abakristo bubakiraga Imana arega buriya iyo bavuga kubakira Imana ni iki? Imana se barayubakira? Nta muntu wubakira Imana, nta n'umuntu ukorera Imana. Oya, uba wikorera. Ibyo abakristo bubatse uba wikorera, ntabwo bazi ko ari kubakira. Oya, uba wikorera. Abana bubakiye muri uba wikorera. Icyambere Imana ituye mu ijuru. Imana ni umuyaga, ntagitaha mu nzu. Imana ni umwuka, nta nubwo inyagirwa. Biriya byose bikorwa abantu bamaze banabyumva. Iyo wubatse urusengero abana babo bazarusengeramo, umugore wawe nimwe azasengera, nawe ubwawe nutarwubaka neza uzanyagirwa. Iyo uguze intebe yo mu rusengero ntabwo uba ukoreye Imana. Ni intebe wicaraho, umwana wawe azicaraho, n'undi muntu uzakirwa akicaraho. Hanyuma ahubwo iyo ubikoze kuriya umugisha w'Imana urawakira. Reka njye nguhe urugero. Jewe nyibakora ADPR hari demi-combien byari 2003. Icyo gihe nari maze umwaka mvuye ku kazi, nari naranashaka n'umusimbo. Nari maze umwaka n'iki cyangwa mvuye ku kazi. Nasigaye amafaranga 85. Numva ijwi twari twubaka toilette yo ku rusengero, abantu babyibuka hari mu gishanga, hari isoko, ahantu hari isoko hariya, hari mu gishanga ku Murindi, ku buryo wacukaga muri metero bahita kugera ku mazi. Tuvuga ngo tujye gucukura metero imwe, hanyuma ducukure metero 15 gutya mu butambitse, hanyuma ubwinshi bwa metero tubukure mu butambitse, hanyuma dushiremo ibyuma hasi no mu mpande, twubake toilette iri kijyambere bazajya bavidura mu gihe yuzuye. Nibwo byari bikinaza ubwo bwenge turabwiga, hanyuma turubaka, ariko bigeze hejuru amafaranga arashira. Arabura mu rusengero nari mfite 85. Aje nsigaranye. Numvishwe nibwira ngo tanga 80. Tanga 80 ndi umusazi. Ijwi ramwe muzaguha umugisha. Ramwe ngo abana bawe nuyatanga abana uzabyara baziga mu kigo cy'abazungu. Ni 2003. Nzaguha inzu mu mujyi wa Kigali ngo kandi izina ryawe nzaryogeza. Ijwi ndaryumva, hanyuma bwakeye mu gitondo amafaranga ku wa mbere ndagenda yazana nyatanga mu rusengero. En fait njyewe ntago harimo ibintu bibiri. Reka nemere ko nakoreye Imana, ariko umugisha nari ngiye gufata uzantunga mu myaka myinshi iri imbere. Uwo niwe nari ngiye gusatira, niwe nari ngiye gusingira, niwe nari ngiye gufata. Kenshi rero abantu ntago bamenya icyo bita gukorera Imana no gutandukanya n'umugisha, gukorera umugisha w'Imana. Nekeza ko ahangaha niho abakristo rimwe na rimwe bataramenya, cyangwa se abantu muri rusange bataramenya icyo ari cyo. Urumva? Njyewe reka nguhe urugero. Njyewe wenda mpuye n'umwana wenda yananiwe kwishura ishuri, ndamufashe mujyanye mu ishuri. Urumva? Reka tuvuge urugero nk'uwari umwana ushoje amashuri nishyuriraga, hari n'undi uri ni Rusizi nishyurira, ahubwo Imana nzi kunyibutsa ntoreza amafaranga ngani rayohereza. Urakumva? Ubwo hari n'ibintu bibiri. Hari kuba icyambere ndi gukorera umugisha, njyewe uzantunga, uzatunga n'abana banjye mu gihe zaba naranapfuye, cyangwa se mu gihe zaba narashaje umugisha uzantunga. Kabiri arimo gukorera Imana ariko mu buryo nazajya kwishyuza, kuko ntabwo ndajya kwishyuza umwana ngo wa mwana we nakwishyuriye ishuri none dore urashoje genda ukore unyishyure. Oya, ahubwo ngomba no kumufasha kubona akazi. Ahubwo umuntu ufite akazi akamera abana. Ni abakobwa babiri, umwe yize ikoranabuhanga undi yize
arimo yize ibintu by'amasiyanse cyokoze bagiye gukomeza kaminuza abanze bige kaminuza ariko akazi mwe munakaretse nta bindi ubwo aho ngaho niho harimo gukorera umugisha atarimo gukorera Imana urumva rega nakubwiye ngo ubone gukorera Imana niki ese ubundi mubaze damu n'umuntu wese unyumva Imana wayikorera iki niki wakorera Imana Imana wowe wayikorera iki wagura intebe imwe uravuga ukoreye Imana ntabwo ari Imana ukoreye intebe ni iyawe ugomba kuyicaraho kuko nutayigura uzumva misi uhagaze Imana zizababara Imana ituye mu ijuru cyokoze kizakora Imana izaguha umugisha uvuye muri ya mirimo wagize gute wakoze kandi nabwo wumve neza ukuntu ibiri ivuga iravuga ngo iyo mwakoze nabi izashya iyo mwakoze ngo abantu babarebe nk'abantu batangiye kuburana biriya buriya byose Imana yamaze gutwika umuntu wese watanze amafaranga kandi arimo kuburana Imana yatwitse yokeje Imana yokeje none se bamubaza izi sengwa tuvuge wenda nk'ahantu hari intambara reka tuvuge nko muri Congo cyangwa muri za Pakistan se nta nsengero bubaka izi kubitwa se n'amabombe zigashya ntabwo bakoreye Imana n'umugisha ntabwo zongeze bakubaka nicyo rero abantu bagomba kubanza kumenya bagashyiraho ubwo munyurabwenge mbere yo kurwanya ngo dufate ibintu byose tubishyire mu gatebo kamwe tuvuge cyane dusakuze akantu kabaye ADPR byacitse runaka ubu ngubu hari abantu bifuza ko abandi bafunga rero Imana baramufasha abantu bose bavuze ariko nyamara gereza iriya nzu buriya ari amaboko wabonye ni impeta ziriya reka abantu bavuga ko ari impeta ni impeta ziriya mpeta se hari umuntu umwe agenewe muri iki gihugu uri ku isi cyangwa kavuge ku isi hari n'umwe tugenewe se ziramugenewe za mpeta buri muntu wese yazambara wazambara mu gitondo wazambara nabi wazambara neza ushobora no kuraramo rimwe ariko ukazambara ugaca mu gitondo watashye ubwo rero ari ibintu ahubwo ibintu dukwiye kubona ni ibintu umuntu ahuye n'ibyago dukwiye kurira tuvuga ngo Mana buriya ari ikintu nkundira Bibiliya reba ngo Petero amaze gufungwa Petero afunzwe bira ngo abitorera ikintu bakoze bafashe iki cyo gusenga barasenga ngo marayika w'Imana yumva abitorero afata gereza ayimukuramo ariko turimo kwishimira ibyago by'abandi umuguru ureba dore ko insengero zimwe zakuweho bari n'abantu bagifite insengero bishimiye ko zakuweho babyishimiye dore ko harimo n'abafunzwe hari abishimiye ko bamwe bafunzwe dore ko hari n'urwo rusengero rwasenywe hari n'abishimiye bati reka rusenywe hari ababyishimiye ariko biravuze ngo ntukishimire ibyago by'abandi wowe wishimira ibyago by'abandi uzaba ufite ingorane zikomeye nicyo rero kenshi abantu bakwiye kubanza kumenya no gusobanukirwa rero reka rwose nishaka mbwire Pamphile muvuge mu izina Pamphile ashobora kuba yakoze ikosa kandi ikosa yakoze ntabwo yabanje kubaza nibura umuvugizi cyangwa se mbere yo gutara inkuru iyo abanza akabaza akagisha inama wenda umuyobozi w'ururembo yakubaza muri ubu buryo urusengero rwasengerwamo yego koko hari mu manegeka ariko amanegeka yakuweho mbere ntekereza ko urusengero rwafunzwe abakristo barusengeramo barusengeragamo ariko manegeka urakoze barusengeragamo kuba uyu munsi bigaragara aho kugira ngo abakristo bavugurure ibintu runaka ahubwo umuvugizi agateruza n'itegeko cyangwa se ADPR igahita ihitamo ati reka tugurishe kandi mu makuru ari hanze ku mihanda biravuga ko atari rumwe uri kugurishwa muri buraka arega umva mu bwiza ukuri ari ibintu abantu bakwiye kwanza kumenya reka nange urugero rw'izi nsengero zavuyeho urwara Imana rwitwa ngo iki zirafati wari church nubwo amaze gukurwaho burundu ubuzima gatozi niba babushuje hanyuma zira nsengero zawe zandi zizagurishwa nande zira nsengero hari Imana uzazigurisha hari Imana zizazigurisha n'ize kandi z'abaturage n'abaturage bazazigurisha se ni komite nyobozi se zira nsengero zose zigomba gutangwamo report abantu nibanze banabimenye urusengero rwa rw'abakristo urusengero n'urwa ADPR urusengero rwanditse ku izina rya ADPR ntabwo rwanditse ku izina rya Ndayizeye Isayi
urusengero ntabwo rwanditse ku izina rya Harerimana Jean Bosco, rwanditswe ku izina rya Zarephath Holy Church. Hanyuma Holy Church Zarephath yamaze kuvaho. Iyo ivuyeho amategeko avuga iki? Amategeko aravuga ngo umutungo wimukanwa n'utimukanwa birabarwa, ubu byose bigomba kujya muri, niba ari Minaroke, niba ari RGB, niba bazatanga ripoti. Hanyuma leta niyo izicara ivuge ngo urusengero ko rukuweho hakorerwa iki. Ese urusengero ruhabwe umuryango runaka, hari n'imiryango izajya kuyisaba, zisabe ntibagire gumisha bazibahe, cyangwa se leta ishiremo ibindi bikorwa. Ubundi niko mabwiriza avuga. Urakumva? Na statistique ivuga ubundi y'umuryango ukuweho, umuryango ukuweho, umutungo w'umuryango uhabwa undi muryango ufite usa nawo, ufite ubuzima gatozi, nyine usa nawo, nyine ubwo ufite ubuzima gatozi. Utagize ubuzima gatozi ntabwo uri umuryango, ntabwo uri. Icyo ni kimwe abantu bagomba kubanza kumenya, ku buryo abakristo batajya kuburana ngo bagiye kuburana ngo ibyahehe ngo byabaye. Oya, uko kwa bari nko kwibeshya. Icya kabiri, ubu ngubu tuvuge ADEPR ifite insengero 2000, yego, nibura mu gihugu 4 birengaho, sibyo? Byanga bikunda muri iki kiza cyangwa se muri gutunganya insengero mu 4,000. Reka mbivuge nawe abinumye sinubuhanuzi. Oya, ni ikigeranyo, ni nako bigomba kubanza kugenda banabyumve. Nta cyacitse yabayeho mu nsengero zigomba gusigara, nibura bazasigarana nk'icyatanu cyangwa 2,000 mu 4,000. 4,000 ADEPR ifite gusigara cyatanu, hagomba gusigara icyatanu cyangwa 2,000. Mbahaye na nyinshi zishobora no kumanuka. Hanyuma ibyo bagomba babanze babyumva. Tuvuge nko muri Ndera, ahangaha turi dukora iki kiganiro, ushobora kuzasigamo urusengero rumwe cyangwa ebyiri za ADEPR. Isi igitangaza, Musave bakureho, Gashure bakureho, Gishure bakureho, Bumbogo bakureho, Bwiza bakureho, Gasogi bakureho, hasigare wenda Murindi na Ndera, cyangwa na Murindi bayure, hasigare Ndera, cyangwa hasigare rumwe muri uru. Bashobora kuza hagati Murindi iri hagati mu baturage, nimuyireke, cyangwa se Ndera irasakuriza abantu, ahangaha ntirwemewe. Icyo gihe rero bamaze kureba ibyo ngibyo, izo nsengero ubundi ubwo butaka bazahamagara abakristo. Icyo gihe icyo bakora dore ngiki, baravuga ngo abakristo basengeraga i Musave, basengeraga ku Gishuri, mwebwe muzajya musengera i Ndera no abegereye. Abasengeraga Gashure, abasengeraga na Gasogi murajya ku Murindi, abasengeraga Bwiza murajya Kabuga, bakaba diplominga amakorari, ibyuma byose bigaterura bakajyana, kuko ibyuma nagaho ni umutungo w'itorero, naga ari umutungo w'abaririmbyi. Nibyo bagomba kubanza kumenya. Ubuyobozi rero burabareberera bukabatwara bukabereka aho bagomba kujya gusengera. Abadiyakoni bakaguma mu nshingano, niba ari amakorari akazamukana yombi, cyangwa se babona abaye menshi bakayaseparamo kabiri, kugira ngo nyine na wa mutekano ugire icyo usengera ugire gute uboneke. Ibyo nibyo bagomba kubanza kumenya. Arega reka mubwire, buri impinduka ziragora. Niba ari ikintu kigora abana, ni imyumvire. Imyumvire niyo ya mbere irushye. Iyo abantu bamaze kumva burya mu mutwe bakumva neza, ibintu byose biroroha. Icya mbere gikomeye bandi imyumvire no kwakira impinduka ziba zabaye. Kubera ubu ngubu turi muri sagasaga, mu insengero ko zafunzwe, nuko tutarakira impinduka zo gutunganya insengero no kuzigabanya. Ariko tumara kwakira ko insengero zigomba kugabanuka, tuzaceceka, dutuze, abantu bazaceceka. Njye namaze no guceceka, njye naracecetse rwose. Ntabwo nyivuga iby'isengero ko zanafunzwe, nta n'urusengero rufunzwe ruri. Yewe n'iby'isengero narabiretse, narabiretse rwose, ndi declare narabiretse. Ntabwo uzongera gushinga urusengero? Oya, rwikize kuyobora. Nayoboye muri ADEPR, narayoboye. Ubu n'uwamba n'umupasiteri waza akambwira ngo wenda nkunda gutwara ngo ngorere wenda ngore miliyoni, njye kujya mu nshingano z'ubuyobozi, ntabwo nabyemera. Ni stress. Nsengero mbonye, cyangwa se nzajya mu rusengero rumwe nshaka nigishe, nyobora amateraniro, ariko kujya mu nshingano z'ubuyobozi, no mu rundi rusengero kujya mu nshingano z'ubuyobozi ngo mbaye
kwikorera inshingano oya iyo ni stress ntabwo byashoboka. ubu ngubu hari abantu bamaze kujya mu kigo cy'izabukuru bameze neza. nawe ugiye mu kigo cy'izabukuru ndacyafite imyaka yo itanyuma kujya mu zabukuru ariko ngiye kuba mfashe konje bizatuma nikizatuma nawe ukora umurimo w'Imana. sugunga umuhamagaro se barahunga bose ndi mu muhamagaro uzakora ibi ariko ibintu ni byinshi byo gukora kenshi baradushaka dukora ibintu bishaka nikayangana burya ariko hari ibintu umuntu akwiye kwicara akamenya akavuga ngo hanyuma icyo ngiye kuvuga ngiye kuvuga ko izo nsengero ibihumbi wenda 2 bizasiga bidakora ubwo butaka ADEPR zabujugunya nose bazabaha abantu babuhingemo izicara nk'umuvugizi sinawe wenyine ni board ariko ntabwo ari umuvugizi ubikora birasa umuvugizi ubikora umuvugizi yajya kugurisha urusengero guteze haba komisiyo yajya gushaka komisiyo nawe uburenganzira ufitiye bwo gurisha urusengero ni board yicara bagakora inama ikadesida ikanzura ikigomba gukorwa si n'inama imwe haba hakozwe nyinshi hakorwa iyitorero umudugudu burarukira byanga bikunda ko abaturage cyangwa se warashira nkuru atabimenye byanga bikunda hari abakoze inama ku mudugudu ni nabo babyemeje bya mbere byabaye nabo babyanzuye ntabwo byanzuriwe muri ADEPR ntabwo byanzuriwe hakorwa inama ku itorero hari hasi rukiri paruwasi yakoze inama batanga ripoti mu rurembo rukora inama bohereza muri ADEPR ikora inama bafata umwanzuro nuko nkuko bigenda rero muhamagara umuvugizi ahubwo wenda buriya umuvugizi aranarengana iyo wahamagara umuyobozi w'itorero ryo hasi ryawukira kuko iyo nama niwe wayikoze yugurisha biriya bintu ni nawe washatse abakiriya batanga igiciro bazana rwiyemezamirimo bazana ababishinzwe ariko buriya umuntu ubihagarariye nta nubwo ari umushumba w'ururembo nta nubwo ari uwa paruwasi ni umushumba w'itorero ryahari niwe wakabaza amakuru kuko iyo nama yabikoze niwe wa mbere wayikoze atanga ripoti ariko buriya abakristo bahariya iriya nama nshingwabikorwa n'abadiyakoni barabyemeye kuko mu nama niyo bakoze iyo nama iri fayiro cyane. ibi wenda iyo bibaye gutya muri ADEPR abantu benshi bahita bahaguruka kuri Izayi bakamutera amabuye nta gihe tujya tubona Izayi adaterwa amabuye ararengana ubona ibintu biterwa n'iki nyine Izayi ararengana impamvu ni inyenyeri se ubu ngubu uwafunzwe n'indi cyangwa iyo bavuze urusengero ngo rwakuwe bandikiye Zerafati umuvugizi niwe bandikiye no ADEPR. iyo tuvuze ADEPR ntabwo tubona pasiteri uyobora Ndera, ntabwo tubona pasiteri uyobora Kabuga, tubona ADEPR, tubona umuvugizi, tubona uyiyoboye ko ari wowe wicaye ku ntebe niwe ugaragara niwe munini. ubusega ngo urugero izayinekeza ko nta muntu utamuzi ubu ngubu kubera n'amafoto ye abagenda ahantu ariko se nk'umuyobozi wa Kabuga nk'umuyobozi wenda reka wa Kabuga reka dufate umuyobozi wenda wa Ngoma wasanga asa bamuzi ari bangahe ururembo rwa Ngoma si umuyobozi se w'ururembo asa bafite amaparuwasi angahe ariko ibibereye i Ngoma nta nubwo bimureba bahita bavuga uw'i Kigali bavuze ADEPR nyine ntabwo babonye uwa Ngoma nta nubwo nose batavuga uwa Rukiri cyangwa se uwa paruwasi ya Remera kandi uriya rusengero ruri muri paruwasi ya Remera. kuki se batavuze umuvugizi nako umuyobozi w'ururembo rwa Kigali Barande bavuze Izayi nuko ari inyenyeri niyo mpamvu bamuvuga gutyo nuko ari inyenyeri niwe head kandi ADEPR ni brand abantu banyine bagomba kwicuruza. Yego ku ruhande rumwe rwose Pastor Ishimiye ati kugurisha urusengero ntacyo bitwaye n'abandi ubwo ariko twagiye tubona rimwe na rimwe hari insengero twagiye tubona ziri kugurishwa zashyizwe ku isoko basanga rwavunye abakristo mu rwego rwo hejuru nyirarwo agashaka uburyo akora tekinike akarwiyandikaho cyangwa se agashaka ubu ngubu aba ari igisambo arugurisha. ubu ngubu ntabwo ari umupasiteri ubu ngubu ari igisambo ubu ngubu ni igisambo ni nabo babafunze nyine benshi niba ubwo ntabwo ari urusengero ubu si n'umushumba ubu ni igisambo buriya ntabwo uza kumujyanye na ADEPR ntabwo ubuze kumukompara
na ADP. Oya niba umuntu wese yafashe urusengero akarwiyandikaho uramukompara gute na ADP? uwo ni umutungo si n'umutungo mwese abakristo barakoze ni umujura. Uwo ni umujura wivuga ngo ni umutungo we, ni umujura, uwo ni igisambo. Uwo nguwo ni muko yaza akakubwira nkomereza iyi kamera tuyifatanye yandi akayigutwara kandi nawe uyizanye hariya wowe wayizanye. Uwo nguwo uzi ukuntu bamwita se, bamushyiraho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi umwesiko ukoresha uburiganya. Ubwo ni uburiganya uko bamwita. Pastor, reka tugushimire cyane. Nakoze cyane ibitekerezo byiza byawe. Tubwira abantu ko bajya kuri Humura program, abayo ijambo ry'Imana, abayo ubuhanuzi, abayo indirimbo, n'ibyo bintu kenshi n'ubuhamya, n'ibyo kenshi uzasangayo aho ngaho. Umuntu rero ushaka ijambo ry'Imana azihariye. Yego, ushobora kuyinyuraho uciye muri comment hasi ukajya muri community yacu. Aka kanya urabona Humura Program TV. Kuri subscribe dukurikirana umunsi ku munsi. Turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka.